Reka twongere tubasuhuze kandi tubaye ikaze turasesekaye kugira ngo tubashe kubagezwaho amakuru arimo agenda avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko tugiye kwibanda hariya muri kariya gace ka Masisi ndetse tuze no kugera hariya mu misozi miremire ya Minembwe no mu tundi duce twinshi dutandukanye. Turaza kubabwira uko byifashe, gusa kugira ngo ujye ubasha kudukurikira umenye amakuru agezweho kandi amakuru nyayo atariho ivumbi, turagusaba kugira ngo ukande subscribe, ukore share, like ndetse na comment kugira ngo uzajye ubasha kubonera amakuru ku gihe. Reka duhere hariya muri Masisi. Hano hari umukoloneli bita Bizimana Fabien, uyu ni mu FDLR, akabazwe ku izina rya Saddam. Uyu nguyu akaba yarangije gutabwa muri yombi, akaba yafashwe n'ingabo za M23 ndetse natwirwaneho ubwo bari ku rugamba hariya muri turiya duce twa Masisi. Uyu mugabo akaba yafatiwe hariya muri kariya gace ka Masisi, akaba yari kumwe n'abandi basirikare barenga 4 bagatoroka, ariko we agasigarana n'abasirikare 4 b'Abazalendo bari kumwe nabo. Aba basirikare 4 ebo bakaba barangije nabo gufatwa, kuri ubu ngubu bakaba barangije kugezwa ahantu bita Rumangabo. Ariko uyu mugabo bita Bizimana Fabien wari usanzwe uzwi ku izina rya Saddam, we akaba yavugaga ko we nawe ari umukongomani, ariko nyuma yo gufatwa agahatwa ibibazo cyane yaje kuvuga ko atari umukongomani, ahubwo we avuka muri turiya duce twa Rusizi cyangwa se icyahoze cyitwa Cyangugu, akaba ariho avuka. Ariko uyu mugabo akaba yarakubitaga agatoki ku kandi akavuga ko we ari umuhunde, avuka mu bwoko bw'abahunde bw'abakongomani, ndetse akanavuga ko we ari kurwana arwanira ubutaka bwa sekuru bw'abasekuru cyangwa se ubutaka bw'abasekuruza, ariko yarashushanyaga abesha kugira ngo arebe ko yakomeza kubona amaramuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo akaba yarangije gutabwa muri yombi, kugeza ubu ngubu akaba afitwe na M23. Akaba yafatiwe ahantu bita Rwampyisi. Hano Rwampyisi akaba ariho yafatiwe, hafi y'ahantu bita Buhimba. Hafi y'ahantu bita Buhimba uyu mugabo akaba ariho yafatiwe ku mugezi wa Rushoga. Uyu mugabo aha niho yafatiwe, ndetse abari kumwe nawe bakaba barangije gucakirwa n'ingabo za M23, bo bakaba ari abakongomani pire barangije kwiyunga, ndetse bakaba bahise bajyanwa mu ikosi Rumangabo. Uyu mugabo Bizimana nyuma yo guhatwa ibibazo byinshi cyane bitandukanye, yanatangaje ko afitanye isano n'uwo bita Gakwerere, ati Gakwerere ni marume. We wenyine yabitangaje, aravuga ati Gakwerere ni marume. Ibi wenyine niwe wabyitangarije, nibyo tumaze n'amakuru tumaze guhabwa n'abantu bari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi kandi bikaba byatumye twibaza kuri bano bajenerale dukunze kubona cyane bakunze kugenda bahindura amazina yabo. Tukibaza se bariya bajenerale baba ari aba FDLR bihindura amazina bakiyita abakongomani kandi ari abanyarwanda? Urugero tugafata nk'uyu mugabo bita Mutayomba. Uyu Mutayomba nawe ni umunyacyangugu, afite andi mazina ye ajya yiyita, afite amazina ye bwite, ariko nawe ajya yiyita avuga ko ku butaka bwabo ari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariya muri Masisi. Tukongera tukagira undi mugabo bita Jules Murumba. Uyu mugabo bita Jules Murumba yita Jules Murumba, ariko amazina ye yitwa Byarimana Hishamunda, avuka hariya muri kariya gace ka Kinigi. Uyu nguyu nawe ajya yiyita iki? Nawe ajya yiyita umukongomani. Aba bose bagenda biyita abakongomani kandi ari abanyarwanda, muri aba ari ukujijisha kugira ngo abantu badakomeza kumenya abari bo, kugira ngo bazafatwe bashikirizwe igihugu cyabo, babazwe abakoze ibyaha babibazwe, ariko batarabikoze bagire gute basubire mu buzima busanzwe. Nubwo mbivuze gutya, ntabwo mvuga ko aba bose bagenda bakomeza kuba Abazalendo biyitirira ubwoko bw'abakongomani kandi atari abakongomani, ari abanyarwanda. Simvuze ko bose ari abanyabyaha, hari abafite ibyaha, hari n'abatagize gute n'abatabifite, kandi abafite ibyaha si abakoze jenoside gusa, ahubwo hari noneho n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoreye ibyaha hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukiri hariya muri turiya duce twa za Masisi, tubabwire ko hariya muri Masisi arimo akomeza kubera ibitero cyane byinshi bitandukanye, by'umwihariko birimo bigenda bigabwa hariya muri turiya duce twa za Nyabyondo. Hariya harimo harakomeza kubera udutero shuma
twa FARDC, FDLR, Wazalendo, bariya bose barimo barakomeza kubagabaho udutero shuma. Udutero shuma barimo bakomeza kubagabaho, no kuvuga ko bashobora kugira gute, bashobora kuba bakongera bakagaba ibitero byinshi bitandukanye hariya muri turiya duce twa Masisi. Siho gusa, ndetse no muri kariya gace ka Gasenyi naho barimo baravuga ko hari ibitero byongeye kuhagabwa, ariko mama 23 ikaza kwitwara neza ikabakura hariya muri turiya duce mu gihe bashakaga kureba uburyo batwigarurira. Saho ngaho gusa tugera hariya muri kariya gace ka Karehe naho harimo harakomeza kubera imirwano mu gace ka Ramba habereye ibitero bikomeye cyane muri iki gitondo. Ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo bakubisa agatoki ku kandi bavuga ko bagomba kwigarurira kariya gace ka Ramba. Ariko kariya gace ka Ramba kigeze kwigarurirwa na mama 23 igakuramo Abazalendo, ariko nyuma yaho mama 23 nyuma yo kubona ko itajya hariya muri kariya gace ka Ramba kubera hari force strategique, bamanutse hepfo Abazalendo bakabaturuka haruguru, bari gushobora kubarasa bakaba babarangiza. Ariko kugeza ubu ngubu nuko ingabo za mama 23 zatewe aho zari ziri hafi ya Ramba, ariko baza kubakubita babakura no muri iyo santere. Barangije kubakura muri iyo santere na mama 23 ntiyongera kugira gute kuyisubiramo, kubera ko ari mama 23 ari Wazalendo ntabari muri santere. Yewe na mbere yaho mama 23 na Wazalendo ntabari bari muri ya santere, gusa babatera bari mu nkengero yabo zayo bagira ngo babirukane muri utwo duce barebe uburyo bakwinjira muri iriya santere. Mu gihe mama 23 utayikura muri utwo duce irimo, cyangwa se Wazalendo nayo ntuyikure muri turiya duce irimo hejuru ya Ramba, nukuvuga ngo nawe ntago washobora kwinjira muri iriya santere. Kandi twibutsa abantu ko iriya santere itarimo abaturage bamaze igihe kirekire barayihunze batakiyirimo. Tubabwire no mu gace ka Rumbishi hariya muri Karehe naho harimo gukomeza kubera ibitero cyane bikomeye, ibitero biremereye cyane, naho babagabyemo ibitero. Koloneli Muhire aza kongera kubasubizayo, arabarasa abashushubikanyije barongera basubirayo, ariko Wazalendo bakubita agatoki kandi bavuga ko bagomba kwigarurira utu duce byanga byagira gute byakunda, kubera ko utu duce baratuzi nabo bagize gute batubayemo, kandi barashaka uburyo batwigarurira, barangiza kutwigarurira tugakomeza tukaba uduce twabo bagize gute bayoboye. Dore ko nabo muri bari Abazalendo bafitemo bamwe bavuka muri turiya duce, ariko banze kwiyungwa kuri 23 ndetse natwirwaneho kugira ngo bakomeze bafatanye, ariko bahitamo gufatanya na coalition ya Kinshasa, cyangwa se bahisemo gufatanya na leta. Tukivara muri turiya duce twa Masisi ndetse na Karehe, kambasabe mu nyemerere twerekeze hariya muri Baraka, hariya muri Uvira. Hariya muri Uvira harimo haravuga amakuru y'umugenerale autoproclamé bita Makanake. Uyu mugabo General Makanake akaba avuka mu bwoko bw'abapfurero. Uyu nguyu yagiye agaragara cyane guhera muri za 2016 na 2015 nibwo uyu mugabo Makanake yagiye amenyekana ari umugenerale autoproclamé muri turiya duce tw'Irurenge, muri turiya duce twa za Mirimba, muri turiya duce twa secteur ya Nganja, ndetse we yageraga no muri turiya duce twa hafi ya za Baraka, akajya kubonana na generale autoproclamé ya Kutumba. Kugeza ubu ngubu tutazi aho aherereye, bamwe bati yarapfuye, abandi bati aracyahari, ariko kugeza ubu ngubu amaze amezi arenga 2 ya Kutumba tutazi ahantu aherereye kandi n'ijwi rye ritumvikana. Uyu mugabo nawe biravuga ko ashobora kuba yacitse igihugu akajya mu bindi bihugu biri hanze, ariko akaba yacikanye amafaranga. Dore ko uyu mugabo ariwe Estrua, niwe wari wungirije uwo bita General Autoproclamé ya Kutumba, hanyuma noneho akaba aribo bari bayoboye abo bita Abazalendo, nibo bari bayoboye abo bita Abazalendo. Ariko kugeza aya masaha abangaba bose ari uyu mugabo bita Makanake, kugeza ubu ngubu ntago tuzi aho aherereye, ndetse n'umugabo bita Yakutumba nawe aherereye ntiharabasha kugira gute, ntiharabasha kumenyekana. Gusa amakuru dufite bivugwa ko uyu mugabo Ngoma Nzito yarangije kugira gute, yarangije gutoroka igihugu. Ntabwo tuzi nimba ari uyu munsi yagiye, nimba ari umunsi w'ejo, ariko amaze igihe kirekire atagaragara ku social media. Bamwe mu bakongomani dukunze kuvugana baba ku murongo w'urugamba, ndetse akaba ari nabo babanaga n'uyu mugabo bita General Autoproclamé Makanake, ashobora kuba yagize gute, ashobora kuba yatorotse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse birakekwa ko yahungiye hariya muri Tanzania. Reka munyemerere tugera hariya muri kiriya gihugu cy'u Burundi.
igihugu cy'u Burundi gikomeje kuberamo isanganya ikomeye cyane, ubwo harimo hakomeza kugaragara impanuka nyinshi cyane zitandukanye ziturutse ku muriro. Inkongi y'umuriro irimo irakomeza gutwika ibintu byinshi bitandukanye. By'umwihariko uyu munsi twabonye hari isoko ryahiye hariya muri kariya gace mu gace agace bita kwa Buganda kwa Mwembo. Aka gace kaba karimo hari isoko yakorerwamo amaresitora, harimo amabare, hakongera hakabaho aho berekanira amafilme. Ahangaha hakaba harimo n'amabotike menshi ndetse n'andi maduka. Uharebye urabona ko hari isoko ikomeye cyane abantu bacururizagamo. Ku ruhande urahabona hari inyanya, epfo yaho urahabona intoryi, urahabona ibitunguru, imbere yaho urahabona abantu bacururiza imyenda, iruhande rwaho urahabona amakioske ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Hano hadutse kandi muri iki gitondo ku mugoroba w'ejo ku cyumweru hadutse inkongi ikomeye cyane iza kugira ibyo yangiza hariya. Yatwitse imyenda, yitwika ibicuruzwa byose byari biri aho ngaho, ndetse binavuga ko banahacururizaga na essence, bacururizaga essence n'amazuto muri turiya tuzu, ndetse binavuga ko ariho byakomotse, bikaba byatumye iyo soko ijya gushya, irashya cyane, irakongoka. Ikaba yari inubakishije, hari uduce tumwe twari twubakishije imbaho, kandi urabona imbaho zigezeho umuriro. Uwo muriro ukaba wari urimo na essence ndetse n'amazuto. Byanga byakunda iyo soko igomba gushya igakongoka. Gusa mu Burundi bafite ibyago biremereye cyane, bikomeye cyane. Iyi ngiyi ibaye isoko muri uyu mwaka irenga isoko ya 4, wongeremo na kiriya kigo cya gisirikare cya Musaga. Urasanga iriya soko ishobora kuba iri mu bigo birenga 5 bimaze gushya muri uyu mwaka gusa wonyine wa 2026. Ukibaza ngo ese tuzageza mu mwaka wa 2027 hamaze gushya ibingana iki? Cyangwa se nimba bishya, kuki Uburundi mudatekereza kugira ngo bubashe kureba uburyo bashakisha iza kizimyamoto zajya zibatabara mu gihe bajya bagira ibyago byo guhura n'iriya nkongi y'umuriro? Dore ko inkongi iza idateguje, bishatse kuvuga ko niba inkongi iza idateguje na kizimyamoto zigomba kugurwa, nubwo nta hantu haba harimo hagaragara inkongi. Ariko mu gihe nta kizimyamoto baba bafite, n'ubundi inkongi zizakomeza kwangiza ibikorwa remezo by'igihugu cy'u Burundi. Ariko kugeza aya masaha turimo tubagezaho amakuru nuko iyo nkongi yarangije gutwika iyo soko, yahiye, yakongotse. Gusa ntabwo turamenya umubare w'ibintu byahatikiriye uko bingana, n'agaciro k'amafaranga yabyo byahiriye aho ngaho ntabwo turakamenya, ndetse niba hari n'abantu bahangirikiye ntabwo turabasha kumenya ayo makuru. Gusa nituyamenya turaza kubabwira uko byifashe hariya muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Gusa hariya muri kiriya gihugu cy'u Burundi si ibyo byonyine birimo bivugwamo, harimo haragenda havugwamo byinshi bitandukanye. Ubu bisigaye bigora kuvuga u Burundi utavuze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ingabo z'u Burundi nyinshi cyane zarangije kugera hariya muri turiya duce twa za Baraka. Hariya muri Baraka hageze ingabo nyinshi z'u Burundi, ariko zikayagera zasanze hari imirwano ikomeye cyane hariya muri turiya duce twa za Baraka. Ubwo ingabo za FARDC, abo bita les serpents noirs, dore ko ziriya ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagira amazina menshi cyane. Usanga ngo ba serpents noirs, usanga abo bita Banakonda, usanga abo bita abahibu, usanga abo bita amazina menshi cyane, aba JL, usanga bagira amazina menshi cyane. Uko ngire ngo barangije kosi ujye usanga bagenda bita ayo mazina. Abo bita les serpents noirs barimo bahangana nabo bita abazarendo, bahanganye cyane uburyo habereye imirwano ku munsi w'ejo guhera saa 12 mu gitondo, kandi babyuka basubukura imirwano bapfa ko abo bajiyele ndetse na serpents noirs bababwiraga ngo nibazamuke bajye kuri fero y'urugamba bajye kurwana. Ati cyabazanye ntabwo ari ukuza kwicara hano muri Baraka, ati nimuzamuke mujye guhangana hariya muri turiya duce. Ariko nabo bakanga, bakavuga ati mwe muvuka muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ni mwebwe muzi tuno duce, ni namwe mwumvikana na bano baturage, kubera ko twebwe tuvuye muri za Bandundu za Bandaka, twebwe ntabwo tugize gute, ntabwo tuzi indimi z'inanga. Nimuzamuke mujye kurwana, nimujye gutsindwa twebwe turashobora kubaha iki musabe.
ababo barabasubiza barababwira bati twebwe twarwanya intambara na M23 ndetse na twirwaneho turayizi, bariya nta bantu twapfa kwisukira gusa, badukuye mu duce twinshi dutandukanye, badukuye za Mikenke kugeza za Point Zero kugeza muri Abala ndetse n'utundi duce twinshi dutandukanye, ati kugeza ubu ngubu twebwe ntabwo twasubira ngo tujye kubisukira. Bariya bavuye muri turiya duce twa Zambandundu, Bandaka na za Kasayi, bariya akaba ari bo bari bakomeye cyane. Nimba bari bakomeye bariya bahise bavuga bati nimuzamuke mujye kurwana, mugiye mwakwanga kurwana turabarasa, nibwo bahise batangira kurasana hariya muri turiya duce twa za Baraka. Abantu benshi batangira kuvuga ngo M23 ndetse na twirwaneho bageze muri Baraka, ariko M23 ndetse na twirwaneho ntabwo baragera muri turiya duce twiki, muri turiya duce twa za Baraka. Kugeza ubu ngubu Baraka iracyarimo ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo, ari nako bimeze hariya muri turiya duce twa za Fizi nawe baracyayifite, ariko Fizi baje kuhagirira ibyago igihe bashakaga kugaba ibitero, bamwe mu biyemeje kugira ngo baje guhangana na M23 ndetse na twirwaneho ngo barebe uburyo bajya kuramforsa, kubera hari ibitero byarimo biba hariya kwa Murima, hari abari bahagabye ibitero byinshi cyane bashaka kugira ngo bigarurire kariya gace ko kwa Murima, nibarangiza kukigarura barebe uburyo bazigarurira Point Zero, bigarurira Nyaruhinga, bigarurira ndetse na Mukoko, barebe uburyo basubira mu birindiro byabo bahozemo, batangire kongera kugaba ibitero hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byaje kugira gute, ntabwo byaje kubahira, baje basanga ingabo za M23 na twirwaneho bari maso, maze batangira kugira gute, batangira kubagaba ibitero batitangiriye itama. Ibi ngibi byabaye, barabarasa ngo barangize kubarasa, n'abari baje kubatega, n'abari baje kubaha umusada baza kugwa muri ambushe ya M23 ndetse na twirwaneho. Wakwibaza ngo ese ko bari barangije kugera kwa Murima ariho imbere, bagenzi babo bakaba bari bavuye muri eneo zabo, ese M23 yageze gute hariya muri turiya duce? Uko M23 na twirwaneho bageze muri turiya duce nuko gukurikira. M23 ndetse na twirwaneho baba deviye, babaca inyuma, ngo barangize kubaca inyuma baragenda bajya hagati yaho barimo barwanira, ngo barangize bahatega ambushe, bagenzi babo baje kubaha musada barabarasa. Aho ngaho baharashe imodoka zigera muri 3 ziza kugira gute, ziza ko nizo zari zifite amasasu n'imbunda bari bagiye gukoresha, byahise bihira muri izo modoka, ndetse baza no kuharasira bimwe mu bikoresho byabo bari bafite bikomeye cyane nk'amaradara bari bafite, ndetse na za turaya, ndetse n'icyo bita amafoni. Ibyo byose bari babifite kugira ngo batabasha guhakinga ahantu bari, kubera ko radare ndetse biriya twita za turaya ndetse na foni ntabwo ushobora kuyibona ayiherereye nk'uko tujya tubona amarezo y'amatelefone. Ibyo byose baje kubitwikira hariya muri iriya modoka, ndetse biravuga ko hashobora kuba hanaguye abakapiteni 2 n'abariyetani 2, abasirikare bahaguye bo ni benshi, bivuga ko haguye abasirikare barenga 126. Ibi nibyo byago FARDC, FDLR, Wazalendo barimo bagenda bahura nabyo, nk'uko twirwaneho yabivuze na M23 baravuga ngo kuba twarageze hariya mu misozi miremire ya Minembwe bikaba byaratangaje n'uwo bita Dr. Kaniki Freddy, niwe wabitangaje, bikongera bigatangazwa n'umugabo bita Generale Byamungu, ndetse bigatangazwa na Lawrence Kanuka. Abo ngabo bagize gute, barabitangaje, barababwira bati, ndetse n'umugabo bita Honorable Moise Nyarugabo, baravuga bati uko murimo mubona hano muri Minembwe gutya nta yindi ntambara izongera kugera hariya muri Minembwe. Akaba ariyo mpamvu twirwaneho na M23 barimo bakumirira ibitero kure kugira ngo bitabasha kugera ku baturage. Reka mbasabe munyemerere tuze gukomeza kubabwira, hari drone muri aya masaha imaze kurasa hariya muri Lac Kivu. Muri Lac Kivu hari drone imaze kurasa aya masaha hariya muri Lac Kivu, ariko nta kintu yigeze yangiza. Bamwe bavuga ngo yashakaga kurasa ubwato bwari hariya muri Lac Kivu, ariko nta makuru turamenya ngo tubashe kuyasobanukirwa neza. Gusa nituza kuyamenya turaza kubabwira uko bizaba bimeze. Hanyuma reka musabe munyemerere kugira ngo dukomeze tubabwire uko imirwano yifashe hariya muri turiya duce tw'imisozi miremire ya Minembwe ndetse na turiya duce tw'Indondo. Okay, nyuma yuko ingabo za AM23 ndetse na twirwaneho bamaze kugera muri kano gace ka Nakiheri
na Kiheri. Kano gace ka Kiheri ni ruguru ya za Baraka. Nyuma yuko bamaze kuhagera ingabo za AFC M23 biravuga ko zageze muri kariya gace ka Kiheri, ariko AFC M23 twirwaneho ntago barabitangaza. Ibi bikaba birimo gutangazwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakavuga ko hariya muri turiya duce bahabonye ingabo za M23 ndetse na Wazalendo. Biravugwa ko ingabo za leta zatangiye kugira ubwoba, bavuga bati mu gihe izi ngabo zatugabaho ibitero bahita bafata Fizi vuba cyane byorosha, dore ko niba bavuye hariya za Kiheri baba bari hafi yo kwegera hariya muri turiya duce twa za Fizi. Ikindi kandi bafite ubwoba, baravuga ati babaye bageze koko hariya na Kiheri, nta bwato bwashobora kugira gute, nta bwato bwakongera kugera hariya muri iriya Lac Tanganyika, kubera ko iriya Lac Tanganyika bahita bagira gute, bahita barasa ubwato buri hariya muri kariya gace. Gusa ibi ngibi turacyarimo tubikurikirana, ndetse n'ibindi turaza gukomeza kubikurikirana tuze kubabwira uko bizaba bimeze. Gusa amakuru yacu nakagaruka, reka dukomeze tuyakurikire, ni mukanya. Ciao ciao. Imboni TV, imboni ya rubanda.